udapfa. Are uko se waragiye nsiga mu cyaro wigira mu mujyi wenyine njyewe uzi yuko uzapfira mu cyaro. Wagiraga ngo ninza mu mujyi nguheke. Oya ni wari kumeka ariko se koko Alphonse ni gute wifata umwaka wose ugashira utanamamagaye ngo mbaze n'amakuru koko? Umeze ute se? Meze neza cyane ahubwo suzi ko nanjye ndi i Kigali. Kigali? Ubu ndi i Kigali mu mujyi rwose. Waje gukora iki? Harya nakuze yuko nabaye perezida w'abamotsi. Kigali rwose ndi umumotsi mu mudugudu wacu. Hari iwacu nyine nirirwa mvuga ngo bajye mu muganda cyangwa habaye nk'ikindi kintu nyine nkababwira bakagenda. Ni muri urwo rwego rero umurenge wacu watwohereje mu mahugurwa nk'abamotsi nyine ngo tuze gukoresha bya bindi bita ngo indangururamajwi. Ngaba aribyo tuzajya nyine tumokesha. Ahubwo natekerezaga nkavuga ngo ngomba nyine kugusura ntaramanuka. Uza kunzura? Cyane rwose ndakugeraho humura. Yewe urahombye hata ntabwo nakubwiye. Oya ntabwo wambwiye rwose. Ugana ndahandi mu kindi gihugu bitaga Amerika. Amerika siri Kigali hagana? Aranyumvira ahandi bisabaga gutega indege. Yamanga bisaba gutega indege se? None ushaka kunzura ahubwo taha amatungo ganje gatabura umuntu yarindi. Oya rwose ntabwo nataha nakubonye kuko mu bintu byanzanye i Kigali no kugusura rwose birimo n'ukuri kw'Imana. Ubu koko Alphonse uragira ngo ngende kwegendera koko ndi umuntu w'umugabo. Urarinda surira nawe wumva ukunda ibintu bimeze. Oya rwose n'ukuri bitekerezeho kubera yuko nyine nanjye ndabona ndi ahantu nyine hari ibiti nyine byinshi. Ahantu ndahazi ntabwo wambwira ngo ndahantu hitwa gutya na gutya. Ahantu hose ntabwo habaga ibiti. Kandi koko ibiti biba ahantu henshi. Ariko ndimo kubona imbere yanjye hari amapikipiki menshi. Umugindi ahantu hose habaga amapikipiki. Ahubwo mbwira ngo ahantu mbagaze hitwa gutya nanjye ngubwire ngo nzanga hano. None se niyo kamyo irimo kuzamuka ntabwo urimo kuyibona? Bireba se ndi muri telefone yawe. Basi se uno mukobwa wambaye akantu k'akamini nawe ntabwo uri kumubona koko? Uranyumvira umuntu w'umukobwa se iyo ngumi. Alphonse rwose izina ry'Imana dore ndaguhamagaye urabizi ejo bundi naragufashije ntiwaseba cyane ubwo nyine nari nguhamagaye ngo mpe kuri twa dufaranga rwose. Ariko se wagiye ubanza ukumva umuntu ubu uri kunyakiriza ibintu byo kuvuga ngo nguhe amafaranga ubundi njyewe njukuraga amafaranga banza umbwire ninde muntu wandukiye umugabo. Ariko se mu by'ukuri ko abantu bahura n'ingorane bagahura no kuvuga nabi cyangwa n'ibitutsi bitewe na satani wawe wateyemo koko ariko ninde koko waba waratinyutse kuvuga nabi uriya muhungu wawe? Abantu murifata mukabona umuntu azanye umukwe kugira ngo mumwakirane yombi mumwereke ko mumukunze mukamubwira nabi uzi ukunda uburayi yanyanze none nabuze ibintu byose nakora ubu se birabamarira iki? None se nyine byatumarira iki? ahubwo njyewe igitekerezo nkajyaga kwege nari mfite numvaga njyewe nawe twakora iperereza hagati yanjye nawe tugakora iperereza kuri babandi bari bahari tukaba twareba umuntu byaba byaragiriye akamaro kuba umusheri wawe baramubwiye nabi. Buriya ndaga ari ba Mukesha bamututse na banduwe. Ariko uzi ko byashoboka ko aribo kuko rwose buriya nduwe aratukana hano mu mudugudu yaratumaze wagira ngo nibyo bamuroze muri ino minsi. Noneho Mukesha we muri iyi minsi asigaye afite akantu k'agashiha nk'ako mu YouTube wabuze views. Ariko se nanone ndibaza baba baramututse ryari? Cyangwa duhaguruka tugiye hanze. Nibyo kabisa si wumva se ko iperereza ryacu rikora ahubwo njye nawe turabavumbuye. Ako ngubu ngumuhambirwa wandukiye umugabo ngamufata. Ubu wamugira ute? Nibamushinga iryinyo ngamwereka ukuntu njyewe Alphonse ndakenaga. Wamuganisha ukamushinga icyo ngicyo cy'imbere n'ubundi nicyo kiba gityaye ubundi ukamwuyuguza ibizigo by'inyuma. Abagabo barabuze none mwebwe buri kuzana ibintu by'imikino ku bagabo. Yego pe ndakumva cyane buriya abagabo twarabuze ariko rwose uriya mugabo watuzaniye nta mugabo umurimo pe singubeshye. Uriya warutwa na Rudoviko wirirwa hano aragiye ihene agira gute uzi ko nabonye afite n'insinga ku mutwe. Ngo gwiki umugabo wawe rwose afite ibintu by'imisinga ku mutwe nabonye atiyubashye nk'abandi bagabo.
ngo umugabo wanjye ngafite inzinga ku mutwe ngo ndagameze nk'abandi bagabo biyubashe uzigara ni amafaranga yikoreye ku mutwe gwe anisoni ariko uratebye rwose izina ry'Imana ubu ngubu urandebye ngeze ko ngibona nazi gutandukanya insinga n'amafaranga umva biriya bintu nabonye ku mutwe w'uriya mugabo wawe ni insinga ntabwo ari amafaranga rwose agahinda undeye agahinda aho kugira ngo umfashe umbwira ngo Alphonsine Pole uri kuvuga ngo ni ingome sawa reka ngome noneho nje ceke umunzi nabuze umugabo ngagumigwa nzareba kuzishima erega buriya ugumiwe ugumana ubwiza bwawe wenyine wowe rwose wigira ikibazo nunagumirwa uzaba wicaye muri VIP y'abagumiwe we ngibyo nyifuriza Imana igukubire karindwi we ibyo mwifuriza nanjye Imana igukubire karindwi we ibyo nyifuriza Imana igukubire karindwi we ibyo nanjye mwifuriza Imana igukubire karindwi njye pull up manigizo izere ko nyifuriza ibintu byiza kuko Imana izagukubira karindwi iyo wanyifuriza ibibi Imana izagukubira karindwi njyewe nyifuriza byiza gusa izagukubira karindwi we ibyo nyifuriza Imana igukubira karindwi